Bona uyu munsi yahindutse kandi Bona agomba kuzajya gusa gutya buri kwezi byibuze. Izo ngizo ni inshingano zanjye nihaye. Buri kwezi azagomba kuzajya azamo hano bakamuhindura look, niko gahunda zimeze. Muri kubona rero ko ibintu byahinduye isura reka ase Bona komera cyane. Guma aho ngaho cameraman yagusange. Reka dutambike kwa Bona. Yes Bona. Yes, tubasuhuze kandi tubaye ikaze mwese mudukurikiye muri kano kanya ndetse nabashimira cyane abantu baduha inkunga y'ibitekerezo, baduha inkunga yare yose mu kazi dukora ka buri munsi. Nge ndi Jado twishime. Tugiye kuganira byinshi bitandukanye. Uyu munsi ndi kumwe n'umuvandimwe Bona. Usigaye uri brother wanjye. Uri umuvandimwe wanjye Imana yamaye kandi tuzaduhana kenshi gashoboka. Bona ni umuntu duturanye ubu ngubu. Bona. Yego. Meze neza kabisa nta kibazo. Ntaribi. Ntari. Okay, uyu munsi rero twongeye guhura na Bona ndetse nifuje ko uyu munsi tuza kumarana na Bona tukaza kugira byinshi tunyuranamo, by'umwihariko turaza gutembera muri Biryogo. Bona uyu munsi turaza kugira ama activity menshi, turaza gusangira, turaza gushopinga, mbese kugira ngo uyu munsi tumwokipe. Uyu munsi ni umunsi wo kuwa kabiri turi kumwe, ariko turaza kumwokipa kugira ngo Bona aze kuba nawe asusurutse uyu munsi. Reka rero mbashimire mwese, nizere ko turaza kuba turi kumwe muri iki kiganiro. Gahunda zose turaza kugira hano, turaza kuba turi kumwe 5 kuri 5 kandi abantu bagiye baha ibitekerezo bitandukanye muri comments kuri Bona. Bona hari abantu benshi bamaze gukunda, ari famille nini umaze kugira, urabyumva ute? Ni ibintu nishimira cyane kandi nkanabashimira abo bantu bose batanga ibitekerezo. Okay. Reka rero Bona, gahunda y'uyu munsi tugiye kubanza tujye muri salon. Urabona ko umusatsi watangiye gukura. Tugiye kujyana muri salon de coiffure. Ngira ngo ni tuva muri salon de coiffure turaza kwikoza ahantu. Tubanze turya gapilau, turi no mu Biryogo. Na ka mukaro. Mukaro ariko nago nayigwa Bona. Uheruka kunywa mukaro? Oya nikundira igikoma. Bona we wikundira igikoma? Okay, noneho rero reka turesake salon de coiffure hano mu Biryogo nziza kabisa, muri salon nziza. Tubanze turebe bwanwa dore bwanakuze. Bwakuze n'umusatsi. Ese Bona, iyo uri hano mu Biryogo niki kintu ukunda gukora iyo uri hano mu Biryogo? Iyo ndi mu Biryogo hari igihe njya kurya hano muri ka free zone. Bondi uretse ko ntakunda kuhaza cyane. Ni gakeya. Iyo ugeze muri ka free zone haramo bakunda kuyita mu marangi. Ukunda gufata yiki? Mbona hari abamo ibyayi, abamwo imbuto, abamwo za TV, abamwo amapilau n'ibindi. Iyo ugeze hariya ukunda gufata iki? Nkunda pilau. Kundi pilau. Okay, hari imbere kuri ya etage. Hari salon de coiffure nziza, ariko tubariho tubanza. Ubundi ibindi turabikurikizaho mu kanya. Yego, murakoze cyane. Twinjiye muri salon de coiffure ya mbere muri Nyamirambo. Bro bayita GMCP muri kuyibona? Cameraman uri kuyibona? Egera hano rebe. Bayita GMCP. Wow. Ni salon de coiffure nziza kabisa, nini cyane. Bona, abana tujye kwiyogosheshereza. Nibo bagiye kudukura gutwita umucongo wa hatari. Reka tubanze twiyogosheshe kwanza.
rero muri no salo de coiffure nziza cyane mwabonye nkuko muri kuyibona ni salo ya mbere muri Biryogo. Niba aje mu Biryogo rero ushobora kuhagana. Salo de coiffure nziza cyane. Hanyuma Bona, ariko ufite umusatsi mwiza we yeye Bona. Warubizi? Ntago nari mbizi. Ufite umusatsi mwiza cyane umubirende wagira ngo uri umumetisi cyangwa sha n'ubundi uri umumetisi. Oya ndi umunyarwanda. Umumetisi w'umunyarwanda n'umugande. Oya ababyeyi banjye bose ni Abanyarwanda. Ese urabona banavuka ibyumba baraturanye. Ese urabavuka ibyumba bose? Oh wow. Ese urabona iyo umuntu abura nk'umunyarwanda abyaranye n'umugande iyo combination bayitiki. Oya n'abametisi. Oya ntago ari umumetisi bose ni Abanyafurika. Abari Abanyafurika. Umumetisi ubwo ni igihe umunyafurika se yabyaranye n'umunyaerope. Umuzungu abyaranye wenda n'umwirabura. Okay, ndagasobanukiye. Ari nkaze da nagira ngo numve. Hanyuma Bona, no salo de coiffure kurabona ko ari fresh. Ni nziza cyane kabisa. Waherukaga kwiyogoshesha ryane? Hari hashize igihe ariko ntago najyaga nza hano ahantu nk'aha heza gutya. Niyogoshesha muri salo ya Turuwasi. Ibaze kweli. Za salo zo muri karitsiye. Za Turuwasi se ziracyabaho Bona? Niyogoshesha kuri Turuwasi akabe. Abantu bagiye kogosha abakobwa beza baze bagufure mu mutwe ugenda umeze neza cyane. Sibyo se? Ndabyishimiye kabe. Bona reka tukureke rero babanze bakogoshe. Ubundi gahunda zindi dukomeza uyu munsi turaza kuba turi kumwe umunsi wose nta hantu uri mu nshikira uyu munsi ninjye nawe. Nta kibazo kabe. Okay. Murabona ko Bona rero bamaze kumukubita umucongo umeze neza cyane. Mu kanya Bona bagiye gushyira bakoze neza mu mutwe. Imvuvu neza zishiremo fresh. Yeah man. Yuko bamaze kumwogosha Bona murabona freshe ni zose Bona ngo bakaba bagiye kugira gute koza mu mutwe imvuvu zose ziri mu musatsi zigashiramo ubundi isuku n'umutekano bikongera kagaruka. Yego kabisa murakoze bino nabiherukaga nkiri Burayi. Ariko urabona ko ngo ibintu byatangiye guhindura isura cyane kabisa. Urumva umeze Bona? Ndishimye cyane kabisa. Ubwo wishimye natwe tuba twishimye Bona. Ndabashimiye cyane kabisa. Asante reka tureke babanze bakoze mu mutwe. All right. Barakwiba we fresher ufite no mana we none Bona ngiye kwita ngushakira n'umugore. Nje gikurikire ngiye kwita ngushakira umugore. Navuga ngo nzabitekerezaho ngo kurongora ngo kuzana umugore gahunda ni irakurikira mu minsi iri imbere.
nabyo byaba ari byiza kuko furesheri ufite noneho ntabwo zisanzwe. Wow. Yes, gahunda rero ni irakomeje umunsi twirwana na Bona. Bona uyu munsi ari gusa neza ndabibatuye. Bona nakubwiye uyu munsi gahunda zikurikira zose nitumara guteramo agapano keza na karuvati mu diaspora ahubwo nono umugore mu diaspora byaba ari byiza kabisa. Uri kwiyumva gute nyuma kuva muri salon? Ndishimye cyane kabisa. Ubundi niyogosheshaga muri salo ya Turuwasi muri karitsiye hariya mu Nyakabanda, ariko hano urabona ko nyine ndishimye kabisa. Ubonye itandukanira riri yese? Kukoza mu mutwe, kuguconga neza, n'imyogosho ubona ko itandukanye. Biratandukanye. Yes, bayita salonistan mu biryogo nko twabivuze. Ugeze mu biryogo n'ahantu wakwiye gusheshereza. Gahunda zacu rero zirakomeje uyu munsi w'Rwanda na Bona nko twabivuze. Bona rero ko tujya gushopinga imyenda rero reka tubanze tujye kugira gute, tujye saa masaha saa sitarageze ndebe inzara imeze nabi, tubanze tujye kurya nayo tujye kwishakira akantu ko kurya. Hanyuma rero nyuma yuko tumaze kwivira muri salon nge na Bona n'umuvandimwe wanjye Bona ngayo umunsi turaskwirwana nkuko nagiye mbivuga, tugiye kwerekeza muri restaurant. Uyu munsi rero turi mu Marange, ni agace kamaze gukundwa n'abantu benshi cyane bitewe nuko ni agace kamaze kugira umwihariko mu bijyanye no gutegura amafunguro agiye atandukanye. Aka gace rero nuko tujemo tugiye gusangira na Bona, tugiye gufata ibyo kurya bya saa sita hanyuma tumva uko Yesu agira neza. Nkomeza mbashimira mwese mudukurikiye n'abaduha ibitekerezo bitandukanye, abakunda Bona by'umwihariko, dukomeza tugira umuryango mugari wo kubana na Bona no kumufasha, abifuza kugira groupe yo kubana muri yo kubana yo kugira icyo twazahindura cyane gikomeye kuri Bona. Groupe irahari yatangijwe, ndazi kubaha nimero z'umuntu uri kubyorganiza. Bona ameze neza? Meze neza cyane kabisa, ndishimye. Ahantu nk'aha nahaherukaga kera. Ubundi ndira ahantu yitwa kwa Habibu, ipura bayigurisha 400. Muri Kigali bakigurisha ipura 400 Bona? Ntago mbabeshya kabisa. Bari umuceri n'ibirayi n'ibishyimbo. Ariko ahantu nk'aha kabisa VIP ndishimye cyane kabisa. Na furayi kabisa. Ya watching Rubru. Gelé metro. Gelé metro. Ndabikunze cyane. Oh wow. Asansa hano nyuma se Bona ubundi ukunda kurya iki ugiye kurya ibiryo bya mbere wishimira n'ibiryo babimeze gute? Nkunda umuceri n'ifiriti. Umuceri n'ifiriti. Pilau? Umuceri w'umweru. Ariko ni pilau ndayikunda iyo nyibonye rimwe na rimwe. Inyama noneho urumva uyu munsi uri muri mu mwuka wo kurya inyama zimeze gute? Urarya ifi, urarya inkoko, urarya inyama isanzwe, urarya iki? Narya inkoko, ntago nyiheruka. Nyiheruka ndi mu Burusiya nibwo nyiheruka. Bona skweruka kera so urugo nibajya bateka inkoko Bona? Mu rugo bateka inyama zisanzwe cyangwa bakangurira amagi. Ahubwo kenshi utanahari ndabizi wacomotse. Barya utanahari. Ariko ni nimugoroba bakunda kungurira amagi. Oh wow. Dushimira cyane ababyeyi ba Bona aho bari hose badukurikiye. Tubona kuba mwaramuduha akaba ari umuvandimwe duhorana, akaba dushaka ko agira inshuti n'abavandimwe benshi batandukanye. Ni iby'agaciro, turanezerewe. Murumuna wawe ni murumuna wacu, mushiki wawe ni mushiki wacu, ababyeyi bawe n'ababyeyi bacu. Tugomba kugira umuryango umwe nk'Abanyarwanda. Bona tugiye kodaringa icyo kurya rero. Ahangaha uyu munsi urazi kunywa ji? Oya ji ntabwo njya nyine. Wera iki se?
ibintu by'amasukari ntabwo baguhe fanta se fanta yo babyumva ute ntabwo napfa kuyishobora ukura urumva ushaka kunywa iki sasanga icyo kunywa nta kibazo ntabwo ndi bugifate ndarya gusa ubwo turagifata kwa Mutaramu turagifata kwa Mutaramu sha ji kabisa ntabwo nayishobora. Okay bona rero reka babanze badukubita ikintu bita amafunguro tubanze twumva uko Yesu agira neza mu gifu abanze amere neza mu gakeya hanyuma izindi programme zacu izindi gahunda zacu z'umunsi turazikomereza mu mujyi town rwagati tujya kureba ikintu bita umwambaro. Murakoze cyane kabisa ndabashimiye ariko bonashimira abona abantu badukurikiye bana bantu bari kutureba ndashimira Manudi wanije telefone kugira ngo tubonane ni inshuti yanjye cyane ashaka baze Manudi ni inshuti yawe arankunda cyane kuva na kera akantu kwa Mutaramu no kuva na kera yarankundaga iyo nagiraga ikibazo cyo kwikubita hasi yabaga ndi hafi akangeza mu rugo ni umuntu mwiza kabisa. Nuko nyine hazamo ubukene ariko ese Manudi baramubanye igihe kingana gute? Ni igihe kinini cyane kuva ntarajya no mu Burusiya aranzi cyane. Kamubwire ko Manudi ari umugabo njya nguhamagaraho nkakubona nimero yanjye uyifite mu mutwe ituma amagara direct nimero yawe ndayizi. Okay reka tubanze turye basi. Murakoze cyane. Kera kabaye rero nkuko mubibona bona ibiryo ko bisa neza kera kabaye komande yacu maskwagera bona ibiryo nutabimara rimwe bihaye byo gukoza mu ifoke ndagerageza bona rero reka mubaregere bona iryo byaramunaniye afata ifoke yakoza muri rimwe akabarahaza bona mbabarira ibiryo umunsi ubimare ndagerageza kabisa urabona ko bimeze neza inkoko yo wagira ngo bayizanye yose nini kabisa ese ko ndebe inkoko yonyine iri buguhaze nkurikije ukuntu urya ndagerageza kabisa abantu gerageze kabisa kandi ndagufasha ntaribi bona ryoherwe rero katubanze twirire ibiryo byacu uko bigenda kose bajya bavanga muri discipline burya ngo kuvuga ngo kuganira uri kurya ngo nagare biri byiza kuri mikoro ushobora gusanga uti kuganira abantu batararya inzara ukabirabisha cyangwa se nk'abantu bashonje bikaba nka bya bindi ngo nukurata iki kurata iki bona na migano z'ikinyarwanda imigani kurata abana impyisi zihoma na migani ya kinyarwanda uzi hari iyo nzi okay reka tubanze dufungure ariko izo fruit se ari fruit utarya se fruit zose nakeka ari sawa izi fruit ntari bikabisa urahera kuki se reka mere ku ifiriti kumenya ukundi ifiriti nkunda ibirayi cyane cyagiye turya ifiriti ko yakunaniye sawa reka tubanze turye reka tubanze dutamire ubundi abafite inzara rwose mwihangane ntabwo ari twebwe abatariye byanga bikunze ari uko biri bugende abatagize amahirwe yo kubibona byanga bikunze ejo ntago bizabura n'ubuzima reka tubanze dutamire rero muryoherwe bona pe gahunda yacu rero turayikomeje gahunda y'umunsi rwose igifu kimeze neza bona ameze neza mu gifu meze neza yes okay ni nyuma y'uko rero tumaze kuva mu marange ni muri cafe zone tuvuye gufata ibyo kurya bya saa sita tumeze neza cyane amafunguro yarameze gute bona yarameze neza cyane ntago naherukaga inkoko nishimye cyane kabisa
Alright, twariye inkoko. Yes, niko bimeze rero tuvuye hari ariko twerekeza hano turacyari Nyamirambo ni mu tumwe mu duce n'ubundi ushobora kuhabonera ibintu byose kandi bimeze neza cyane. Uyu munsi rero tugiye kwinjira muri shop, akakaye tugiye kwinjira muri shop nyuma yo kuva hariya nkuko nakomeje kugenda mbisezeranya Bona. Urabona Bona ukuntu yambaye. Bona ubundi kera kuba muzi muri segonderi ngira ngo abanyeshuri biganye bamwe twagiye tuganira barabimbwiye numwe mu basore bambaraga neza cyane kandi Bona ku ishuri waranabyinaga. Narabyinaga habaye spectacle twarabyinaga nambaraga neza cyane. Bona n'umuntu wambaraga neza cyane nari umusore nyine uvuka mu Nyamirambo ugaragara neza cyane muri Nyamirambo haba imyambaro myiza yari umubyinnyi bityo rero uyu munsi turashaka ko ahindura look uko abantu bamubonaga uyu munsi uraza guhinduka yambare ya myambaro murabona inkweto zirahinduka ipantaro irahinduka t-shirt niyo mpamvu rero turi ku iduka ryitwa Milo iduka rurizi Bona. Najyaga ndinyuraho ariko ntago nakwinjiramo kubera ko nta bushobozi. Okay. Milo ni mu maduka meza cyane ari hano kuri 40 Inyamirambo ni iduka ryiza cyane ry'umusore bita Falipi ashobora kuba ufite ukuntu n'umuzi na umusore akoze imiziki nanu baracyayikora ariko ni iduka ririmo imyenda ya original byose ni original ndetse rimwe bakunda kwita ngo na macagwa original ya myenda yaravuye i Burayi kimeze neza gifite qualité ya myenda ya hano hirya sibyo turashaka ko ugura umwenda cyangwa se umwambaro ushobora kumarana imyaka 5. Reka twinjire muri iri duka rero rya Falipi ari ryo Milo twinjire mu dushakemo umwambaro mwiza ukwiriye Bona ubireye Bona let's go. Wahabonye naduhere kuri iyi ngiyi musaza umeze gute musaza Falipi? Wasa fresh kabisa. Nakuzaniye umusore wacu umuhungu wacu bamwita Bona. Bona bimeze bitese. Egera umusaza Falipi tuje kureba icyangwa kabisa abantu babirebe niryo duka rya mbere hano muri Nyamirambo. Kabisa ebana ndishimye kuba mbabonye men. Meze neza se bro? Meze neza ndashima Uwiteka ntari kabisa. Ebana ndashaka ko uko uno musore wanjye yinjiye ameze abantu bahita bamuyoberwa. Shaka muhinduye look umva subizi se twe tubakora rikaka barabiza niga mesh cyane men ngira ngo no muri video cameraman agenda bibereka ni iduka rikomeye ni iduka ryiza ni Nyamirambo rigira imyenda ya OG ase bro uranguriraho ubundi umva je no kuvuga ngo ni kwa gucuruza ya myenda man ya no comment urumva ni ya myenda man yo kumbuga bro yo mu bitabo nago wapfa kuyibona iyi ngiyi yambaye aba ari we wenyine mu gihugu na ma original ngira ngo uribona man shop yose umuntu wese uzi imyenda arebye mahita bibona cyane mani barabizi mu gihugu barabizi ko mani muri Milo kwa Falipi original kuri 40 oji ku cyapa men. Hanyuma nshaka umwambaro Bona zambara ntucuyuke Bona zambara ukamarana iminsi kabisa wa OG man nago twe ducuruza basa bose man twe ducuruza original imuna kubisa umwambaro ufite qualité uwambara mani igihe kinini yego nyine wenda kwiki gihe nari n'abaniga benshi cyane badashaka kwamaranga imizigo ariko ubundi iyo ufite umuzigo wawe ukawubika muri garde-robe ukazongera ukajya utamo manu umana n'igihe men iminsi rawisunika dore urabona n'agaceri karabuze ugomba kugura umwenda original men. Abanyafrika tugomba kugira imyenda ya OG kuko agafaranga nago kaba gahagaze neza. Hanyuma iduka rikubona gute se winjira? Ni iduka ryiza cyane njya mpanyura ariko kubera ko nta bushobozi ntago njya mpahahira ariko nyine ndishimye kuba munzanyemo hano nanjye ndareba utuntu twiza. Alright, reka rero Falipi uyu mutipe reka kubwire wambara size kangahe ndashaka inkweto ndashaka umwambika full inyambaro kabisa myiza ndamukoraho ryake ahubwo se bahita bamuyoberwa ubungu niyitamburishwa live mu mihanda Niba uravuga ati n'umukobo yavuye ahubwo wirinde abaniga binanga walaye ashobora guhita bagira ngo ufite miliyoni papa ye nambika umuntu bakamukekeraho miliyoni zirenze nyinshi cyane bro. Ndabibona. Okay, ukuntu bimeze rero sasa ufite harya ufite metero zingahe? Ufite metero imwe metero zinga ubwo ni metero imwe na santimetero reka ngereranye nka 70 72 gwe 72. Okay, inkweto wambara kangahe? 41.
ubwo n'abantu bakunda Bona rega ngira ngo banabyumve ushaka gusanga n'umuntu uri USA ikunda Bona cyangwa uri ahandi akavuga ati reka noreze Bona umwambaro ni size ni izo ngizo. Yes, metero 1.72 akaba yambara inkweto 41. Alright, reka dufata akanya ducagura imyenda muraza kubona Bona mu kanya uko mwamubonaga muraza kutubwira uko araza kuba agaragara. Alright? Yeah. Ngo kuza kwa Faripi ni nko kuza guhindura look totally murebe kuntu ndi gusa nono mana yanjye we uko nono nabaye nk'umumarayika. Mbega ikote banyamitse ahanga kubera ko hano mu Rwanda turi kwerekeza mu gihe cy'ubukonje bwinshi cyane. Reba igikote Faripi anyambitse niba nzajya nca ahantu bose bakanyiruka inyuma simbizi. Agira imyenda cyangwa se amakote ateye ubwoba cyangwa se amakote meza cyane nk'abantu bagiye kugera rero mu gihe cy'ubukonje muri hiver mu Burayi ashaka no kwikohereza i Burayi. Hanyuma nago rero mufite igitekerezo cy'ukuntu Bona ubu ngubu ari gusa Bona namwishe hari inyuma agira ngo mbereke mu kanya nagakire wa Bona twarebaga mu kanya turi kwinjira muri shop. Bona uyu munsi yahindutse kandi Bona agomba kuzajya gusa gutya buri kwezi byibuze. Izo ngizo ni inshingano zanjye nihaye buri kwezi azagomba kuzajya azamo hano bakamuhindura look niko gahunda zimeze. Muri kubona rero ko ibintu byahinduye isura reka ase Bona komera cyane. Guma aho ngaho cameraman yagusange. Reka dutambike kwa Bona. Yes Bona mwamubonye. Cyakoze ndanezerewe kweli Bona. Nanjye ndishimye cyane kabisa. Neza kweli. Binyibukije mu bihe byanjye bya kera muri tronkome muri groupe officiel Butare kuntu nambaraga kabisa ntago naherukaga kwambara imyambaro nk'iyi ngiyi. Bona urasa neza ngira ngo cameraman yereka abantu guhera ku nkweto kuzamura ku ipantaro kugeza ku t-shirt byose byakubereye byagiye kuri size. Bona ndishimye kweli. Nanjye ndishimye ndabashimiye cyane kabisa. Imana ibaho umugisha. Cyakoze no mutipa zikwitegeza size neza zose ahisa kwambika imyenda bihora. Cyane nanjye ndabibona kabisa. Faripi umustipe se abantu bo mu biryogo baramumenye ko wamuhinduye cyane. Kara Cyakoze Bona. Bona Bona rwose arasa neza kabisa nanezerewe. Ariko se wirebye muri miro? Nirebye kabisa nanjye nabyishimiye birankwiriye guhera ku rukweto ipantaro t-shirt ni gutyo ajya kuzambara kera. Ariko ugomba kugireka gukuri refresh byibuze ugomba no kwibuka na bya bihe wanyuzemo. Turacyari abajenerega ugomba kwambara ukumva ukunze. Usibye ko wenda Abanyarwanda noneho ukuntu bari bukwambike ndakurahiye. Nibyo nanjye ndi umunyamugirega nuko uri kumva gutya ntaribi ntaribi kabisa. Muri gisigaye no gushakira no nagatise n'agashati kugiye ugiye gusenga ukagira uyirute ugatebeza fresh ukajya gusenga umeze neza kabisa. Nanjye ntago nzajya ninzamo ku cyumweru ngomba kujya njya gusenga. Ariko Faripi mu gihe cy'ubukonje Bona abaye nk'ikote byaba ari sawa. Gani kote twana ryaba ari muberetse. Hoya ariko nkunda imipira. Umupira w'imbeho uba ufite akamashini. Nacyo nazana igikote nitubona bitagize tubashaka umupira naribi. Twashaka umupira naribi ariko ambara turebe iryo. Cyakoze noneho
umva ko wigenje rega nizere ko kuva kuko akunda ujya i Burayi wari wambaye ni nka gutya ni nka gutya kabisa cyoza ari no duka urabona ko rirenze najyaga mpanyura nkabona style ariko simbyiteho kuko nabaga nkeka ko bihenze ntago natekerezaga ko nakwambara imyenda ya hano ariko ndishimye cyane kabisa ndabashimiye. Amen. Dushima Imana kuko byose nibiri hejuru yabyo. Ndashima Imana kabisa ndashima mwebwe mwamfashije kuba munanyemereye ko nzajya nza buri kwezi ngiye kongera ngaruke muri mudu nk'iya za 2005 2006 gutyo. Okay. Yes, reka tube tuganiraho gatoya nk'iminota nk'ingahe. Gahunda yo nukomeza kubana na Bona kugeza igihe ubuzima bwa Bona bugenze neza, ndetse hagataho arabavandimwe ndi gushimira benshi batuye mu bihugu bigiye bitandukanye. Ari gahunda bari kuorganiza Bona mu minsi iri imbere bizagenda neza. Icyo nzi cyo nuko abari ko kuzirikana kanya rero nanone nshimira ari umuvandimwe uri muri USA, nshimiye mu buryo bw'umwihariko ari izi sinibuvuge byinshi, ariko icyo nzi cyo gahunda yo kugira ngo Bona ubuzima bwe buhinduke abantu bakuri inyuma. Ubwo rero uko byagenda kose bizakurikira byose turagenda tubana na Bona igihe cyose. Bona bundi ngize n'amatsiko, ubundi ukiri muri Toronto usibye kuba ari umunyeshuri w'umuhanga wagize ubimbwiraho gato numva mbaye interested. Ubundi nyuma yo mu ishuri wabaga ugiye kuki? Nyuma yo mu ishuri nakundaga football, nkakina karate no kubyina. Nabyinaga dance moderne, no kwinterpreta indirimbo z'aba Westlife, Backstreet Boys, ibintu nk'ibyo. Nyine wari umu entertainer ku ishuri? Ku ishuri bari banzi ahantu yitwa Ikage. None se ari zimwe mu ndirimbo wibuka bajya gukunda kubyina nizihe? Hari nk'indirimbo yitwa Backstreet Back, hari indirimbo ya Asha yitwa My Way. Zari mind me bajya gushyiramo to break? Remind me to break. Indirimbo za Michael Jackson. Wow. Yitwa ni kanumve. Hari indirimbo ya Michael Jackson aba yambaye costume n'ingofero yitwa Dangerous. Rega nanjye nazizi. Ku ishuri kera cameraman yari umubyinnyi ukomeye cyane. Nanjye miriye izindi mwajyaga mubyina nizi muri za spectacle. Muri spectacle kabisa. Emiri yari na DJ Butere muri kaminuza. Hari cameraman ntago yoroshye. Hari umutipe wadutozaga witwa Akami Willy Elve. Watoza kubyina muri ya myaka? Muri ya myaka. Yarazi kubyina cyane. Sinzi umuntu wamwiye ngo yagiye muri Canada. Ariko yari umubogari watari, yarankundaga cyane. Nari mfite taye nziza, nzi kubyina ibintu nk'ibyo nyine. Hari ngo yitwa Akami Willy. Akami Willy koko yagiye muri Canada. Nizere ko ashobora kubona kino kiganiro aze kudutera akama, aze kudutera yambu. Nanamusuhuza cyane. Nzaguhuze nawe. Yes. Hanyuma ubwo ni leisure yawe cyangwa se nibyo wakundaga nyine nyuma y'amasomo kubyina ku interpreta indirimbo? Ubu ngubu rero Bona nubwo wenda ubuzima bwahindutsemo gatoya, ariko nashaka ko wongera kuba nyine wabona twari tuzi muri ya myaka. Aka kanya nyine wumva ko leisure yawe yaba ari iyihe? Byanga bikunze ushobora kujya ubitekerezaho. Ubu wenda ntabwo ibyo kubyina nabijyamo, ariko wabishobora. Turanisaziye reka turakuze. Ngiye ikintu cya mbere numva nshaka ni ukurangiza kaminuza, nkajya kwiga nkasubira muri mudu y'abanyeshuri, nkarangiza kaminuza nkajya kwigisha. Nicyo kintu numva nsaba Imana
kabisa kandi bizaba Imana ibibinyereka. Okay, uko byagenda kose bizagenda neza, Imana niyo nkuru. Ariko iyi ngofero yo turazi kuyikuramo Bona. Oya ingofero n'ubundi ntago iyi ngiyi wapi agapenge keza k'abarimu ni aka ngaka ugurishya ni sawa ku gihe wambaye mu buzima busanzwe, ariko tugomba kugira agatisi keza, agacongo, agashati, agakaruvati mu gihe nyine waba ugiye gusenga. So tubaye tufashe nk'umwanya wundi wo kuvuga ngo tugende kusa nk'ahantu nyine wahabona ibindi byishimo. Nge niwifuza ko ibyishimo bya mbere byakabaye biva mu isengesho, tukazajya twishima tujyanye gusenga ku munsi runaka umwe twahisemo, twamara kuva gusenga. Ariko nyine nyuma yo gusenga hari ubundi buzima, nibyo wumva twazajya he Bona? Tuzasohokere atuma kabisa wumva unezerewe wishimye. Twasohokera hahandi twakoreye ikiganiro bwa mbere kuri Zebra Hotel. Haranshimishije cyane. Mise numva iyo mudu ya Zebra Hotel ni mu Kiyovu, n'ahantu dukorera, n'ahantu heza, n'ahantu haba hatuje, nta kavuyo kahaba, mbese n'ahantu abantu bicara bakaganira, bagana ibitekerezo, bagana amayide. Ubutaha niho tuzajya ukaduha amateka y'isi tukayahuza n'aya Bible tukaganira, ariko mu buryo bwihariye, ngewe nawe na cameraman n'undi uzabishaka azatujoining. Cyane kabisa, amateka ndacyayibuka guhera kuri précambrien, paléolithique, néolithique, antiquité, moyen âge, temps moderne, époque contemporaine. Amateka kabisa ni ibintu byanyu. Hanyuma se economy uracyarimo neza? Economy uracyayibuka? Gestion de la cité. Niyo définition ya économie. Nkibuka si le prix augmente, la quantité demandée diminue. Si le prix augmente, la quantité offerte augmente. Nkibuka abitwa aba économiste bakomeye ba Karl Marx, abantu nyine baba économiste bagiye bavuga, nuko ntakibyibuka neza, ariko ekonomi ndacyayibuka, za elasticité, moins delta Q sur delta P fois P sur Q. Elasticité prix de la demande. Elasticité prix de l'offre ni delta P, delta Q sur delta P fois P sur Q. Ibintu cyakuri mu mutwe mwa. Ubwo yo ni economy, geography na history byose numvise. Nibyo byari ibintu byacu muri sciences zimene. Economy, geography na histoire. Nkibuka philosophie, abitwa ba Socrate bavuga ngo connais-toi toi-même. Nkibuka abafilosofe bakomeye nk'aba Jean-Jacques Rousseau, ba Jean Paul Sartre, abandi nkibuka za psychologie, sociologie nk'umuntu wigeze kuvuga ngo cogito ergo sum, vérité indubitable. Je pense donc je suis. Urumva amatseri kiri yose sawo. Matseri nuko nyine umuntu yagize ikibazo cyo kuba umuntu atabiheruka, ariko mbere nari mbezi cyane. Na n'ubu biracyarimo, kuko ngira ngo n'abantu benshi bitewe n'imyaka tuba twarizemo ya kera twagiye tujya mu bindi bintu byinshi, ko umuntu yakwibuka n'amatseri nkeya urumva yabikigoye. Hanyuma Bona, tugiye gusoza urugendo rwacu rw'uyu munsi. Uyu munsi naha turi bubisoreze, ubundi tuyisubire mu buzima busanzwe. Mbere yuko wenda tusoza ikiganiro cyacu, nta butumwa ushaka guhereza abantu? Hari abantu bagiye bari kugwa comment, ngira ngo ugenda uzibona,
hari n'abantu bari gutegura ibikorwa byiza harimo na ba Vincent, tunamushimira cyane Vincent, ari gahunda bari gutegurira Bona nayo bashyize mu biganza ubu ngubu rwose bireba kandi bari kubikurikirana neza. Imana ibaha umugisha cyane. Ndi muri groupe yabo, n'umuntu wifuza kujya muri groupe yo kuba yahindurira ubuzima Bona kuko ari byinshi biri guteganywa. Nizere yuko yakwandikira umuntu bita Vincent, nimero ye iri ku kiganiro twagiranye, n'umuvandimwe mwiganye hanyuma mwariganye, gahunda zikomeze zigende neza. Gira rero message uhera abantu mbere ko dusoza. Message naha abantu no icyambere nababwira no gukunda gusenga kuko no kugira ngo mbe mbonye nibi bintu nuko mama wanjye arasenga cyane, aransengera. Ikindi cya kabiri nuko nabwira urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge, bagakunda kwiga. Nababwiye ko hari n'abanyeshuri njya mbona mu kabari bakabireka kabisa, nta cyiza cy'ibiyobyabwenge, ni ibintu bibi cyane byangiza. Ikindi nabashishikariza gukunda gufasha nk'uko mwamfashije. Ubu ubuzima bwanjye butangiye guhinduka kabisa, ntago nkimeze nka kera, ntago nkiheba. Nsigaye mpura n'abantu bakambwira twakubonye kuri televiziyo, nkumva biranshimishije. Ariko ikintu cya mbere nibandaho nuko abantu bakwirinda ibiyobyabwenge, inzoga, itabi, urumogi, ibintu nk'ibyo kabisa ni ibintu byangiza. Kandi Abanyarwanda bafite ubwenge bwinshi cyane. Turi ni Burayi twakoraga imibare, abantu bakabata Abanyarwanda bazi imibare, bazi ekonomi, bavuga indimi nyinshi. Ariko ibiyobyabwenge nyine abantu bakabireka. Niyo message naba bakareba ibyago nagize kubera inzoga. Iyo ntaza kunywa inzoga nta nubwo nari kurwara. Bitaza kuba ibiyobyabwenge ubuzima bukiri mba nararangije kwiga, ariko ngomba nanjye kubireka. Kandi nkashimira mwebwe, nkashimira ababyeyi banjye, abavandimwe banjye. Bityo rero nanjye reka nshimire cyane ababyeyi ba Bona. Uko byagenda kose ubuzima ari igihe bubaho kugira ngo bere isomo abandi. Bona rero ni isomo rikomeye kuri urundi rubyiruko rwinshi rw'u Rwanda, kandi nitubona ubuzima bwe bugize umusaruro ufatika bizaba nanone ari indi nyungu ikomeye kuri sosiyete nyarwanda no ku muryango muri rusange. Ababyeyi bakunda gusengera ndabizi, kandi nzi neza ko guhura natwe no guhura n'umuryango munini ugukunda cyangwa se wakunze washimye intambwe twateye kugira ngo turebe ko ubuzima bwahinduka, nzi neza ko bizagumya kububaka no kubanezeza. Hanyuma rero turi kugana ku musozo, mbabwira ko ikiganiro cyo na Rijado twishimiye kiyoboye, twabanye na imireye kuri kamera. Dushimire cyane Faripi wambitse umuvandimwe wacu hano ku myenda myiza, azajya natwambika buri kwezi kugira ngo bigende neza. Ubwo rero niyo ni initiative nge nihaye, kanye nihaye, nubwo Faripa henda ariko si cyane. Faripi butaha utangiye kungambanira, wala utangiye kungambanira mani. Oya keza karigura. Nukuvuga ntago wajya gucuruza imyenda mani ya fake yo muri terra hejuru mani. Ugomba gucuruza cyangwa iri umusaza, uri umujama kandi usobanutse witawuni, ntago wacuruza cyangwa icyafo. Muniga wese mani ahubwo yanyikubisa arambwira ati ahubwo we ntago henda mani bitewe n'icyangwa ufite cya OG. Ariko urabona ko kubera ko iyo gahunda tuzayikora ubutaha noneho tuzajya tukatura cyane twambika uno musaza kuko nanjye Bona mba ngomba gushyiramo contribution, kuko urabona n'uburi twese turifatanyije hamwe, turi ku mugozi umwe wo kubaka igihugu cyacu. Ubwo rero ibonye umuntu ahindutse ebana ukabona n'umuntu wagirira society nyarwanda akamaro, nawe ushyiraho contribution, uwo musanzu ukawutanga bro. Man, ndagushimiye cyane Faripi. Asante sana musaza.
Yes, nuko bigenze rero ikiganiro turagishoje. Bona ndamushimira cyane ko tuba twahuranye yigo mu mwanya natwe twigo mundi tugira ngo twubake Bona, twubake societe. Icyo nzi cyo bizagenda kose Bona mu minsi iri imbere tuzamubona ari imbere y'abanyeshuri, arimo aha abanyeshuri masieri inshallah ko abasilamu bavuga inshallah. Mu Kirusiya baravuga ngo spasiba barshoy, merci beaucoup. Ese ushobora gusoza nk'isengesho ryo mu Kirusiya? Isengesho byangora Kirusiya ngenda nkibagirwa kuko nta n'abantu benshi tukivugana, ariko ya spasiba God, taharasho, spasiba barshoy. Abemera Yesu ubwo ngubwo reka mabwire yuko abirimo. Imana ikomeze barinde, mwese turabakunda cyane abari muri za diaspora zitandukanye, mukomeze mugubwe neza, Imana ikomeze ibahe imigisha itavangiye. Ni kuri Aris TV, wifuza ku joininga group ya cyangwa se ku joininga website za imbaga nkoranyambaga zacu na televiziyo yacu ni Aris TV, urakanda subscribe aho hasi tukimara gukora ibiganiro nk'ibi byubaka society nyarwanda, ugira amahirwe kwibona mbere y'abandi. Ciao ciao.